Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, uyu munsi rero tudatinze tugiye kubagezaho agafilime gateye gatya. Dutangira n'abakobwa batandatu, imbere yabo haba hari umukecuru ugaragara nkaho ari ingagari rwose afite amafaranga, imbere yabo hari igikungu cy'igisore, nyuma tuza kumenya yuko uwo musore ari umubodigadi w'uyu mukecuru. Muri ba bakobwa uko ari batandatu rero, imbere yabo baba bashyize ikintu gishushanyije neza nk'amabuno y'umukobwa cyangwa bimwe twita nyashi muri iyi minsi. Muri ba bakobwa rero uko ari batandatu, umwe kuri umwe agenda yegera ahantu hashushanyije cya kintu, ubundi akagenda ashyiramo nyashi ye. Wa mukecuru nawe niko agenda abaha amanota umwe kuri umwe, guhera ku mukobwa wa mbere kugeza ku mukobwa wa gatandatu, bose bagenda bapima nyashi yabo muri cya kintu baba bashushanyije. Ubwo n'umukecuru niko bafashe ikaramu agenda avivura ko wabona nyashi ye ihuye n'ibitekerezo bye, uwabona bidahuye akahita anyuzamo ikaramu y'umutuku. Ubwo rero nyuma y'icyo kizami, umukecuru arabegeranya ubundi akababwira ati, uko mwari batandatu, batatu muri mwe nibo babashije gutsinda kino kizami. Ati ubu igisigaye rero, umuntu uri buze kuba umukazana wanjye ni umuntu uraza gusama bwa mbere inda y'umwana wanjye. Muri ako kanya rero wa mukecuru ahita ahamagaza umuhungu uba witwa Austin ngo aze arebe abakobwa nyina bamaze kumuhitiramo. Wa muhungu rero mu kuza dusanga ari umuhungu ugendera mu kagare, mu gihe muri ba bakobwa rero bo baba bakeka ko cya gisore cy'ibogari aricyo gihungu baba baje gukorera ibizamini. Tayari umukobwa wa mbere wamaze gutsinda irushanwa rya mbere ry'umukobwa ufite nyashi ijyanye n'ibitekerezo bya nyirabukwe, ahita yinjira mu cyumba kirimo wa muhungu wacu, ubwo akamubwira ati, ubu ngubu rero ndaje mukorere umwana. Gusa rino jambo aba avuze ntabwo rishimisha uyu muhungu, ahita amubwira ati, urankorera umwana? Kubera iki utavuze umwana wacu? Mu bigaragara uyu muhungu ntabwo aba yishimiye uyu mukobwa ndetse n'imyitwarire ye. Uyu mukobwa arakomeza akagerageza gukora kuri uyu muhungu, akagerageza, ariko uyu muhungu uba wimereye nkanjye aha araresista. Ubundi akamubaza ati, ubundi wowe gutya witwara, byibuza washobora guhindura pampa y'umwana? Umukobwa ati, ibyo reka tube tubiretse, ahubwo mbanze muhatekeya dukora umuntu. Muri ako kanya umuhungu bihita bimurakaza kurushaho, agahita amubwira ati, sohoka bira hano wowe, mu bigaragara ntabwo ushobora kuba umugore wanjye, umuntu utanahindura pampa y'umwana. Ati, ikigaragara cyo urashaka kuza muri uyu muryango kugira ngo wirire amafaranga. Ku mukobwa rero nk'umuntu wese utsinzwe ikizami ahita asohoka. Muri ako kanya rero akigera hanze, undi mukobwa nawe abategereje kugira ngo yinjire muri kino kizami. Uyu mukobwa waba arenze mu bundi buryo, aba afite umwihariko ko we rwose mu bigaragara aba ari sadunda yeruye ariko ku buryo aza yahinduye imyenda, akahita aza yacuranze akaziki akeka ko kari buze guhita kazamura ibyiyumviro by'uyu muhungu. Gusa uyu muhungu rero nawe tuba tutaramenya ibye rwose, ibintu uyu mukobwa bakoze nabyo ntabikunda. Umukobwa aragerageza kujya guhita batangira igikorwa, ariko uyu muhungu agahita amuhakanira akamubwira ko burya atademara. Uyu mukobwa agahinda karamwica, agahita asohoka akajya kubwira undi mukobwa wa gatatu uba usigaye kugira ngo nawe yinjire agende yigeragereze ayo mahirwe. Uyu mukobwa rero wa nyuma mu bigaragara aba asa nkaho rwose atari tayari
gusa ubwiza baba bufite bwose buhagije. Muri ako kanya rero ahita agenda uyu mukobwa nawe akinjira muri cya cyumba kiba kirimo wa muhungu, agatangira kugerageza kumukoraho. Gusa bidatinze wa mukobwa ahita ahakanira wa muhungu, akamubwira ko ibi bintu rwose atabishobora. Umuhungu akamubaza ati ese kubera iki wemeye kuza muri bino bizamini bya mama? Umukobwa ati naburaga minerivare y'ishuri kandi nabonaga ko byagenda kose kwemera kuza muri aya marushanwa nkazayatsinda nkaza mu muryango wanyu, nshobora kuzampa amahirwe nikomereza amasomo yanjye. Gusa uyu muhungu arabikunda, akamubwira ko rwose atari buze kumuhatiriza, ati ahubwo yakwisohokera. Wa mukobwa rero nta kindi akora, nawe ahita asohoka agasanga ba bakobwa bose hanze. Ikigaragara cyo bano bakobwa bose uko ari batatu nta n'umwe uba wabashije kuryamana n'uyu muhungu. Kandi mwibuke ko ibyifuzo bijyanye na uyu muhungu ni uko aba ashaka umukazana wa mbere ufite nyashi ya mbere mu mujyi, ikindi kandi akaba ari we uzasama inda y'umwana we. Nyuma y'amezi 9 rero wa mukecuru agiye gutumizaho ba bakobwa kugira ngo arebe ko nibura haba ari umukobwa watwaye inda y'umuhungu we. Igitangaje, abakobwa 2 baza batwite. Ntumbaze ngo izi nda bazitewe nani. Ba bakobwa uko ari 3 rero muri ako kanya barategereza wa mukecuru akaza. Gusa wa mukecuru aza asa naho afite amakuru kuri buri mukobwa. Agahera ku mukobwa wa mbere akajomba agati gatoya ku nda, aba agaragaza ko atwite. Ako kanya yandika ahita iturika. Bivuze ngo uyu mukobwa ntabwo aba atwite, ahubwo aba yahishe igipirizo mu mupira ngo agaragaze ko yabashije gutsindikiza. Ako kanya umukecuru bihita bimurakaza, atamubwira ati wowe va hano rwose, nta nubwo ukwiye kuba ugihagaze hano. Undi mukobwa wa kabiri we aramubwira ati wikirirwa ujomba utanyangiriza umwana, ati kuko ndatwite. Umukecuru ati ndabizi ko utwite, gusa inda utwite si y'umuhungu wanjye. Ako kanya agahita arebana na wa bodyguard we, agahita amubwira ati mwembi simbashaka hano, ndabizi neza ko inda utwite atari y'umuhungu wanjye ahubwo ari iya bodyguard. Wa mukobwa rukumbi rero usigaye ubwo nawe atabona ko atabashije gusama inda y'umuhungu w'umukecuru, nawe agahita avuga ati mundeke ngende kuko sinabashije gutsinda ikizamini cyanyu ngo nwitire umuhungu wawe. Gusa uyu mukecuru aramubwira ati we wigenda, ati rwose we ntabwo watubeshye, kandi ngiye nari mbizi neza rwose ko umuhungu wanjye adashobora gutera inda, ahubwo nashakaga umuntu w'ukuri bazabana ubuzima. Halo mumeze mute? Twongeye kubaha ikaze abadukurikirana umunsi ku munsi. Mwibutse ko buri munsi hano tukugezaho agafilime keza karimo inkuru buri muntu, buri munyarwanda, buri mukunzi wa filime aba akwiye kumenya. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku gafilime gateye gutya. Ni agafilime gakinwe mu buryo bwa drama movies. Aka gafilime rero kacu gatangira dufite umuhungu n'umukobwa, aho baba baza babazanya bati ese umugabo wawe ntabwo azi ko uri hano? Umugore nawe agasubiza umuhungu ati oya rwose ntabyo azi, ntabwo azi ahantu naparitse. Muri ako kanya rero bahita binjira mu modoka iba iparitse aho, nuko wa muhungu n'umukobwa bagatangira gukuramo imyenda bagiye gukora ya mico mibi bya bugombo. Gusa hagati aho dusubiye inyuma, umugabo w'uyu mugore tuba twigeze kumubona aza kuri iyi modoka, bisa nkaho aba afite amakuru
amakuru y'ibiba bigiye kubera aha ngaha. Nuko rero uyu mugabo araza agahita ajya mu mwenda w'imodoka akicara muri iyi modoka. Uvuga ngo muri cya gihe uyu mugabo n'uyu mugore w'uyu mugabo baba baje gucana inyuma no gukora imico mibi muri iyi modoka, nyir'urugo aba yabiboneye. Nuko rero mu gihe rero batangiye gukora bwombo, wa mugabo acana telefone ye agatangira gukamera ibiba biri kuberaho. Gusa mu gihe abandi baba bari mu byabo bwombo bahatwitse koko, uyu mugabo nawe ariko agerageza gufata amashusho y'ibi bintu umugore we ari kumukorera, aribeshya gutya agahita afata kuri accelerateri, imodoka igahita ihaguruka. Mwibuke ko uyu mugore we n'uyu mugabo bari kumuca inyuma, baba baje muri iyi modoka bakajya mu ntebe z'inyuma, akariho batangira kuhatwikira. Bikimara kugenda gutya rero, imodoka ihita igenda ikagonga urukuta. uyu mugore w'uyu mugabo agatangira kubaza uno mugabo wundi aba yazanye bari guca inyuma uyu mugabo nyir'urugo, amubaza ati se ni ibiki bibaye? Bagahita bava mu byo barimo ako kanya bagahita basohoka. Gusa mu gihe bari bari kujya kureba ikibaye, umugore areba mu birahure by'imbere kwa shoferi akabona inkweto, agahita agenda gake gake akabwira wa mugabo aba yizaniye baba bari gukorana bwombo, akamwereka izo nkweto, agahita amubwira ati ceceka, ati ubu ikintu tugiye gukora ni uko tugiye kugenda dufungure gake gake, wowe ntuvuge gusa, ubundi uyu muntu tumukubite koko. Muri ako kanya rero bahita babikora koko, bakajya gufata imfunguzo z'imodoka, ubundi bakaza gukingura. Gusa mu gihe bagiye gukingura, wa mugabo ahita yitanguranwa agahita abwira umugore we ati ndagufasha, ati ubu ndakwifatiye noneho, ubu ndabimenye neza ko ari unca inyuma, ati dore niba ikimenyimenyi amashusho ngaya nayafashe, nafashe videwo uri kunca inyuma, ubu igikurikiye tugiye kudiringa nacyo ni divorce. Uyu mugore w'umujinya uhita umwica, agahita akanda kuri kontaki, akazamura ibirahure by'imodoka umugabo akirimo imbere, akamubwira ati wembe si gazu n'umugore uba utuka umugabo we guriya, ati wembe si ushobora gusiba ayo mashusho wafashe? Umugabo ati ntibishoboka. Umugore ati rero reka nze muhereke. Wa mugabo rero uba uri gusambana n'uyu mugore agerageza guhagarika umugore, ariko umugore aba yarakaye koko, akayita abwira uno mugabo ati wowe ntugire icyo umbwira. Uyu mugore tuhita tumubona yikojeje inyuma muri butu, akazana akabido karimo esanse, agahita aza akayimenagura kuri ya modoka, akabwira wa mugabo ati niba udashaka gusiba aya mashusho, bivuze ko nawe uyu munsi ari uwo munsi wa nyuma tugiye kubonana, kuko ndabona wakaniye ushaka kunshyira ahantu. Umugabo ubwo nawe ubwoba buhita bumwica, akamubwira ati wibeshye. Muri ako kanya rero wa mugabo uri gusambana na wa mugore ahita yigendera, none wa mugore agacana umwambi, ariko mu buryo atabishaka, umwambi tujya hasi handi aba yamennye esanse, ya modoka igatangira gufatwa n'umuriro. Ubwo wa mugore ubwoba buramwica nawe agahita agenda.
umugabo bakamusiga aho ngaho, ya modoka ariko iri gufatwa n'umuriro igenda yaka, ndetse n'umuriro ukaza kujya mu modoka indani. Umugabo rero agerageza kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka, akahita ashakisha ibintu byose bishoboka kuba byamufasha muri iyo kondisiyo aba yisanzemo. Gusa kuko amahirwe aje kubona agashakoshi k'umugore we muri iyi modoka, yarangiza akaza gusangamo akantu kameze nk'akuma, akagacisha intebe y'inyuma ugana kuri butu, maze akabasha kuza gusetsa wa mwanya ufungura n'ubundi butu agasohokamo. Muri icyo gihe rero ari wa mugabo uri kumuca inyuma n'umugore we, bose baba bazi ko umugabo ari kuhahira. Gusa bitunguranye tujya kubona tukabona wa mugabo ari guca inyuma uno mugabo arahageze, ndetse na polisi zigahita zihagera muri ako kanya. Wa mugabo mbese biramuringa, akabura ibintu umugore akoze, akavuga ati uyu mugore we no kukwica yakwica. Umugore utinyuka gufata esanse agatwikwa umugabo we, njyewe ndinde uko atazigera ankorera ibintu bibi birenze ibi. Ubwo rero polisi iti hagera, nyuma tukaza kumenya yuko uyu mugabo aba ari we uba wagiye guhamagara polisi kubera ibintu aba abonye n'umugore aba akoze. Ubwo polisi rero nk'uko mubizi, polisi zo hanze bigeze hagira ibintu birangiye, polisi irahagera igahita ihamagaza wa mugore, ubundi bagahita bamutera ipingu. Wa mugabo noneho agahita asaba imbabazi uyu mugenzi we, akamubwira ati rwose umbabarire, umugore wawe yari yambwiye ko burya mufitanye ibibazo bikomeye cyane, ndetse ko utajya umubonera umwanya wo kumufasha mu buriri. Ati muri urwo rwego nanjye naraje mu rugo rwawe, atari ko rwose nta kibazo rwose, ntituzagere tugira icyo dupfa turi abantu b'abagabo. Umugabo rero nawe arareba, akareba ibyo uyu mugabo aba akoze, akavuga ati ibyo byose habayeho kutamenya. Niba yarashutswe n'umugore wanjye ariko akaba agize umutima wo kuhuruza polisi, uyu mugabo ni umugabo koko. Atamubwira ati nta kibazo, ati nta kibazo rwose, ibyabaye reka tubyirengagize. Polisi ubwo nayo ihita itambikana umugabo, ihita itambikana na uyu mugore w'uyu mugabo, ubundi uyu mugabo agahita abwira wa mugabo ari kumucima, akamubwira ati imodoka yanjye ubwo rero ihiye ntacyo wamara ifite ukangeza iwanjye. Wa mugabo nawe akamubwira ati nakundi, ati nanjye ndashimira Imana, wenda nanjye imodoka yangize ko nayo yari kuba yayitwitse. Muri ako kanya rero ubwo bagahita bajya mu modoka bakagenda. Iriya somo ukuye muri filime y'uyu munsi, ese niyo ushaka ko tuzakugezaho mu minsi izaza? Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo umunsi ku munsi tujye tuguhereza ibikwiye, ibintu byiza ukwiye kubona, filime nziza, ibindi nakagaruka. Ciao, kora subscribe, ujye muri comment nawe tubwira ati uyu mugore yaza kuba wawe wari gukora iki? Usanze umuntu ari kuguca inyuma wakora iki? Ese nawe wamutwika? Gusa ibyo ntibikabe. Iri ni isomo tuba dufasha mbere y'uko ibintu byatubaho mu gihe icyo ari cyo cyose. See you in the next film.